Imana y'amahoro itugirire neza kandi tuganze. Uyu mwene data atusobanuriye inkuru y'uyu mugabo bita Sawuli no kutumvira Imana no kugomera Imana, bishatse kugaragaza yuko hari ibintu ngo yizigamiye, ndetse ari nabyo byamuviriyemo intandaro yo gucibwa ku ngoma. Bishatse kuvuga ngo wowe mwene data uduteze amatwi kandi wowe udukurikiye, Imana ivuganye nawe inyuze mu mukozi w'Imana. Niba hari ibyo wisigamiye byatuma Imana igukuraho amaso, uyu munsi ufata umwanzuro wo kubireka kugira ngo Imana ikugarukeho utabasha gucibwa ku ngoma nk'uko uyu mugabo bita Sawuli byamugendekeye. Inshuti mukundwa mwene data, wowe ukurikiranye Isarura 12 TV, turi ku ijambo ry'Imana rivuga ngo hari akadirishya Imana izigamye. Kutumvira Imana k'uyu mugabo bita Sawuli kwamuviriyemo ingaruka yo gutuma ahiga Dawidi mu gihe Dawidi yari mufiteho umugambi. Twongeye kugaruka kuri umugabo bita Dawidi. Dawidi yaje mu buzima bwa Sawuli ryari? Dawidi yaje mu buzima bwa Sawuli ni igihe Sawuli yajyaga aterwa n'imyuka mibi ivuye ku Uwiteka. Iyi myuka mibi yaje ryari? Yaje muri cya gihe yari amaze kugomera Imana, atakibasha kumvira Imana, Imana yaramuciye ku ngoma. Bibiliya iravuze ngo nuko uyu mugabo Sawuli arangije ngo Uwiteka akajya amuteza imyuka mibi. Bareba umwami urwara abadayimoni urwara imyuka mibi, barangije bashaka ngo umucuranzi w'umuhanga. Umucuranzi w'umuhanga wari uriho rero yari Dawidi mwene Yesaya. Uyu mugabo bita Dawidi mwene Yesaya niwe wajyaga ngo acuranga imyuka mibi ikava muri uyu mugabo bita Sawuli. Bibiliya iratubwira ngo niwe yatangirije urugamba rwo kurwanya Dawidi, kuko yabonye ko Imana imufitemo umugambi. Ariwo turi ku ntego ivuga ngo hari akadirishya Imana izigamye. Imana y'amahoro itugire neza. Reka dukomeze umukozi w'Imana adusobanurire uburyo ki Imana yaje kurokora uyu mugabo bita Dawidi, kandi Sawuli yaramuhize bene aka kageni uhereye ku itangira ry'ibyo bintu byose. Akimara gucibwa ku ngoma, Imana imaze kumuca ku ngoma, Bibiliya iravuga ngo imyuka mibi yavuye mu ijuru irazihanga muri Sawuli. Kuva uwo munsi ntabwo yongeye kumva ijwi ry'Imana. Imana yahise yimura ubwami. Imana itijya kwa Yesaya iratoranya, isanga hari abajenerali, isanga hari abakaprari ba majoro na bariyetona babaga ku rugamba. Uwo bita Aminadabu na Shama na Eliyabu babagaho ngo bari abagabo beza b'igikundiro. Birivuze iki? Iravuga ngo Imana ibwira umwanuzi wariwo Samweli avuga ngo manuka ujye kwa Yesaya ujye kunyimikira umwami kuko namaze kumwitoraniriza. Aravuga ngo mbese niba byumva, ari abantu bakora ibintu batabyumva. Aravuga ngo Uwiteka, Sawuli namenye ko nagiye kwimika umwami azanyica, kuko yari umwami w'igitugu ntabwo yemera gukuri. Ariko ngo Imana ibwira Yesaya, ibwira umuhanuzi, aravuga ngo nujya kwa Yesaya ufata umwana w'intama, we nurangiza ngo ugende ngo ubwire niba kubaza ngo urigiye mu iki, ubwire na Yesaya kuje gutambira Uwiteka ibitambo. Nurangiza umubwire ngo tumira abahungu bawe bose baze hano. Arangije ngo agezeho ngo barabatumira. Nagira batangariza ijambo rikomeye. Bamaze kubatumira ngo baraje, abantu mwebwe mureba ko bari mu mumaro, ntabwo ari Imana ibona ko bari mu mumaro. Batangariza ibintu byari bikenewe. Aha ku isoko ry'umurimo, Aminadabu yari yujuje ibisabwa abantu bashaka, ariko ntabwo yari yujuje iby'Imana ishaka. Eliyabu yari yujuje ibintu abantu bashaka, ntabwo yari yujuje icyo Imana ishaka. Amina ndetse na Shama yari yujuje iby'amaso y'abantu ashaka, ariko ntabwo yari yujuje iby'Imana igize ute ishaka. Biravuga ngo umuhanuzi amubonye, abonye igihagararo n'umuranga, ngo yihutira gusuka amavuta. Imana iramubwira ngo uwo muntu namugaye. Hari abantu bareba nk'abantu, hari abantu Imana yagaye, twebwe twabareba tukabona ko bagihagaze. Batangariza muri sisiteme y'ijuru, Imana iyo iciye umuntu ntabwo imuca ngo abantu babibone, ahubwo Imana iramuca muri kominota y'ijuru, ikamuca mu isi y'umwuka, akajya agenda bazi ngo aracyahagaze kandi aragize ute yaratemwe. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo nuko baravuga ngo nta kandi kana kasigajwe inyuma n'amateka. Umva akadirishya Imana igusigarije. Amen. Aho yari ari mu nka mu ntama, Bibiliya ivuga ngo hari akandi kana kasigaye, ngo aka kana ngo bagiye kukazana gutangariza ko mu ntebe bari bateye nta ntebe yiwe yari irimo. Hari hatewe intebe zirindwi z'abahungu barindwi, kandi babajije Yesaya ngo hari ngo ndibutse hari akandi kana k'agahererezi ngo kabiyopfa mu ntama niyo kaba. Impamvu ki akajyanye mu ishyamba? Kwari ukugira atazajya agasora, kuko habagaho umusoro wo gusorera umwana warenze kuri barindwi. Navuga ngo bamuzanye Dawidi
ngo umwuka w'Imana abwira Samweli ngo dore nguriya musukwaho amavuta uyamucunshuburirireho. ndagira ntangariza abantu bumvira ijambo sifa kwa Mungu. gutangariza kuba warimikishijwe amavuta ntabwo bivuze ko utaba mu butayu. kuba warimikishijwe amavuta ntabwo bivuze ko utageragezwa. kuba wasutsweho amavuta bivuze ko utaba mu ishyamba. kuba Imana ikwimikiye imbere y'abantu bakomeye ntabwo bivuze ko utasubira mu ishyamba, kuko Imana igomba kujya gutereninga ayo mavuta ikayatereningira mu ishyamba. Navuze ngo Dawidi asubira mu ishyamba, ngo ageze mu ishyamba Imana izana igipima amavuta. hari abantu bavuga ngo ibi ntabwo nabikora nuko utarahura n'igipima amavuta. Dawidi ngo ahura n'intare. umunsi yasutsweho amavuta nibwo yahuye n'intare. umunsi yasutsweho amavuta nibwo yahuye n'idubu. sifa kwa Mungu. umunsi yasutsweho amavuta nibwo yahuye n'ibirura. Bibiliya ivuze iki? iravuga ngo uwo mwana kubera imbaraga Imana yari yamaze kumuhindura undi muntu, ibonye ishyaka yari afite ngo yirukangaga ku ntare ngo akayishwanyura. Niragutangarize ntabihamya nta waguha gushima. nta kimana irakora ntabwo baguhereza umwanya. Dawidi ngo amaze gushanyura intare ngo ibyo byari bihamya. ubwa kabiri ashanyura idubu, ubwa gatatu arangije ashanyura n'ibirura byose byamuteraga. ngo arangije ngo haciyeho iminsi wasize kuntu amakuru ngo urugamba rwarashyushye cyane ngo Yesaya ngo atuma kuri Dawidi. Haleluya, amen. atangiye kumwiyegereza kuko Imana yamuciriye akadirishya. atangiye kumuhamagara nk'umwana we kuko Imana yamuciriye akadirishya. atangiye gushaka ko yamenya bizinesi bakuru be bakora hari uko Imana yamuciriye ikirata akadirishya. agakadirishya kari kamukuye mu ishyamba gatuma yongera kwitwa umwana. sifa kwa Mungu. agakadirishya katumye yitwa umwana. akadirishya ko gusukwaho amavuta bivuze ngo hari akadirishya Imana iciye. Haleluya, akadirishya Imana imuciriye ko kumusukaho amavuta katumye agira agaciro mu muryango. humura niba imiryango yarakwanze nuko naho Imana irakuvana. Imana nikuvana mu ishyamba ikakwimikisha amavuta. Imana nikora igituma abantu bakubona, abantu bazongera bagukenere. ni akadirishya Imana izaba iguciriye. aka kadirishya kazaguhuza n'abantu. sifa kwa Mungu. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya ivuze iki? arakadirishya Imana iciye. ngo arangije ngo Yesaya mutumaho. ndashaka twihute tugere ku kadirishya. ngo Yesaya mutumaho tugere ku ijambo twasomye. tuze tuhuza aya magambo. ngo Yesaya ngo mutumaho aravuga ngo ngwino ugemurire bene so aho bari ku rugamba ngo urugamba rurahimiranye. umuntu ufite amakuru wavuganye n'Imana ntabwo ajya yihuta agenda gake. umuntu ufite amakuru batangarize abantu banyumva. icya mbere ni amakuru, icya kabiri ni ibanga. sifa kwa Mungu. Isirayeli yamaze kumubwira ko bari ku rugamba kandi barurwanya igihe kirekire. bamuhaye impamba ngo nayigemure. Dawidi ageze muri bene se ntabwo yihuse. ndagira ntangarize abantu mureka kwihuta. mureka kwihuta. arangije ngo afata impamba bamuhaye ngo impamba arayibitsa. ngo arangije kwibitsa ngo azenguruka ku rugerero aho abadewasani bayidrome bene wabo bari Imana ikora communication y'ijuru. ngo Umufilisitiya ngo aribambura atangira gutontoma atangira kuvuga ngo yitabaza ijambo rikomeye avuga ngo mbese ko muri hano uriya muntu avuga mukajya mu myobo n'ibiki baravuga ngo wakana we baramupfobya. asore kumugenda gusa kikanyira. ndagira ngo utangarize ngo hari abantu bagupfobeje ariko Imana edestasi maydrome uko yakugejeje ku muzi w'iki diski for dry the cancer maydrome. Imana igiye kurangiza agasuzuguro k'abadayimoni ku buzima bwawe. Imana igiye kurangiza agasuzuguro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo warangije ngo arababaza ngo mbese uriya muntu urimo uravuga mwese mukirukanka mu myobo uwamubicira niki yahembwa? Penny dry sato maydrome pewize maydrome. abanza baza amakuru gwese ubundi ku rugamba mumazemo igihe murimo muragira iki? ibihembo muzahembwa nibihe? ko muri umuntu asuzugura Imana akanabasuzugura namwe kandi muri abajenerali kandi mwarakoze ikosa mwakinjira yavuga mwese mukicara mu myobo. bene wabo ngo bahite baramupfobya barambwa ngo wakana kumugenda we. vana ubwibone bwo mu butama bwaso usubire mu ntama aho uvuye. sifa kwa Mungu. bivuze ngo hari abantu bapfobya abantu. barahari mutumisha wa Mungu barahari bapfobya abantu b'Imana
bakakurebera mu ndesho, bakakurebera mu myambaro, bakakureba mu gihe, kandi Imana iyo itegetse igihe, Imana ikuvana mu gihe ikagushyira mu mwaka. Bibiliya ivuze iki? Ngo uyu muhungu ngo hari umugabo, umujenerali w'ingabo za Sawuli, uwo bita Abuneri, umukenyera w'ingabo za Sawuli, warangije ngo aragenda abwira Sawuli, ahubwo ngo Sawuli we, habonetse umwana hano avuze ko yakica Umufilisitiya. Ahubwo ngo mbese uyu mwana n'uwo kwana Pawize Manedra, aramubwira ngo ntabwo tumuzi, ngo ntabwo tuzi ari uwo kwana, ariko ngo n'akana gaserutse mu rugerero. Warangije Sawuli aramubwira ngo niko avuze ati nimumunzanire. Sifa kwa Mungu. Amen, amen. Ebawa sale madro. Ageze imbere ya Sawuli. Ageze imbere ya Sawuli. Sawuli amurebye aramupfobya. Hamwe ngo yewe kana kumugenda. Tumaze imyaka 40. Harimo abantu basenze, harimo abantu bararirimbye, abantu barakirira, ariko twebwe tumaze imyaka 40 turwana urugamba. Kandi n'Umufilisitiya uje kurwana nawe amenyereye urugamba. Uriya Mufilisitiya amenyereye urugamba. Arwanye natwe imyaka 40. Amubwira ijambo rikomeye. Aravuga ngo mbese wamwica? Umva ijambo rikomeye nakunze. Biravuga ngo uyu mwana Sawuli yari yicaye imbere ye, wahita aramubwira ngo reka nkubwire ngo njyewe ubwo nari mu mukumbi wa data, ngo intare yaraje ngo ifata umwana w'intama, ngo ndangije ngo irirukanka, ngo ndayirukanga ndayifata, ngo ndayisimbukira ndayishwanyura nyikuramo umwana w'intama. Icya kabiri ravuga ngo idubu yaraje, ngo nayo ndayishwanyura ngo nyikuramo umwana w'intama. Aramubwira ngo niba warishe intare n'idubu, ngo iyo Mana usenga izabane nawe. Arangije, haleluya, arangije akora ikintu gikomeye. Ngo arangije ngo avuga stage, avuga de wapitaga, avuga urugamba Umufilisitiya yarwanye, ngo ariko ngo abona ntagize ute, navuze mw'Imana. Najya gutangariza ibintu byose uzakora Imana izajya ibiyambere. Baramubwira ngo uwo Mufilisitiya utarakebwe ngo arapfa nk'umwe muri izo nyamaswa. Amen, amen. Biravuga ngo Sawuli ahita yiyambura imyambaro. Najya kubwira ngo ubuzima bwose uzabamo hajya bamwihererekana bubasha. Ngo yiyambura imyambaro y'ubwami, ngo ayambika Dawidi. Ngo Dawidi ngo uhaguruke. Simvuze ku bintu byari bimwe imyenda, ariko Mana ndafashijwe kandi. Aneto paso maidra. Shawidi manedra isasonedra. Habonekamo ikintu cyitwa ihererekanya iki? Herekanya ubana. Ngo yambara ikote, ngo n'iminyururu yari, ngo yari yambaye, ngo abyambika Dawidi. Bamaze kwimwambika, ngo akuramo n'ingofero bitaga eletrase maidrom. Masike yambaraga, ngo nayo yambika Dawidi. Ngo afata n'inkweto, ngo azambika Dawidi. Ngo afata n'inkota, ngo abihereza Dawidi. Ngo Dawidi, haleluya, amen. Dawidi ngo ashinguye yumva ntibyavamo. Yagiye gushingura asanga ntibikunda. Ijwi ry'Imana ribwira Dawidi ngo iyo myenda irimo ubwibone, iyo myenda irimo agasuzuguro, wijyana ibyo bintu kuko babikwicana ku rugamba. Dawidi ngo abikuramo. Amen, haleluya. Ndashaka kuvuga ku bintu bitanu nkurangira akadirisha Imana hamwe dusenge. Dawidi ngo aramanuka, ngo akuramo ya myenda ngo ayirambika hasi. Bamaze kwirambika hasi ngo arazamuka Dawidi, ngo amanuka ku kagezi atora amabuye 5. Ndashaka kubasobanura kuri aya mabuye 5 mw'abakristo mwe. Apiwe stance my drop. Aya mabuye 5 asobanura ibitabo 5 bya Mose. Ndashaka babwira mu bintu uzakora azabe ari imitsinzi y'Imana. Yafashe ibuye rya mbere ryitwa itangiriro. Hari ubwo ari byavuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Apiwe sane dry mercant. Aravuga ngo Uwiteka wowe unkuye mu ishyamba ukangeza imbere y'abantu ukankura mu ishyamba, uyu munsi utangirire ubuzima bwanjye k'uyu Mufilisitiya. Abile tase maidrome. Icya kabiri atoraguye igitabo cyitwa Kuva. Aravuga ngo Imana ivanye mu mukumbi, Imana ikamvana mu bwihebe, Imana ikamvana aho nabaga nta muryango ngira, nari naraciwe nazi data na mama, Imana ikabivanye aho hantu. Icyo gitabo cya kabiri Imana irandemera amateka. Atora icya gatatu cyitwa Kubara. Sifa kwa Mungu. Amen, amen. Haleluya. Gitabo cyitwa Kubara. Yabajije Umufilisitiya avuga ati Umufilisitiya ndamubaza ngo mu mubare imibare 12 ya Isiraheli ubaburirwa muwe, kwa Dani, kwa Asheri, kwa Benyamini, kwa asanga na namwe. Atoragura sifa kwa Mungu ibuye rya 4. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yitwa Barewu. Bavuze ngo mu mubare w'Abarewi bari 6 bakoraga umurimo bagera kuri 12 ubarurirwa muwe mubare. Ese ni kwa Aroni batambye ubarirwa kwabe mbese Aburahamu abarizwa ntabwo aravuga ngo no uyu mubare nawe urimo. Atora irya 5. Sifa kwa Mungu. Ryitwa gutegeka. Risobanura ngo mu mategeko 12 cyangwa amategeko 10 y'Imana gubahiriye. Rambwa se ni ntukice, ntugasambane, ntukaroge, ntukarwane, ntukafuze. Abura na hamwe mubari. Ndavuga ngo uyu mwana ahita ashyiramo ibuye bita itangiriro. Ngo aramanuka ngo afata ya system, kandi mbabwire
icyishe Goliyati ntabwo Dawidi yagikuye mu Bisirayeli, yakize mu Bafilisitiya. Sifa kwa Mungu. Amen. Icyo Dawidi agiye kwicisha Umufilisitiya ntabwo agikuye ku rugamba, ntabwo ari intwaro bamuhaye. Iyi sisiteme yayigishijwe n'Abafilisitiya ubwo yari ari mu ishyamba aragiye Patrick. Sifa kwa Mungu. Pastor Landromaye Bekaza kwese ntabwo yari buzahiga muri sisiteme mu rugamba bari batariga kuri Kizito Pito ngo ashyiramo ibuye ngo atangira kuzunguza ngo ashyiramo ibuye ryitwa ngo itangiriro. Simbabwiye amagambo bavuze wari menshi, bariko ngo iribuye yararire ngo riramanuka ku Mufilisitiya. Ngubwira akantu gakomeye, Imana ikwiye icyubahiro, ngo yaramanutse ngo kugira ngo agarabye nta musirikare ujya ngo yubamye, ariko kuko Imana rero yakuyeho agasuzuguro k'Abafilisitiya yaguye imbere ya Dawidi yubamye, ngo Dawidi afata yango. Haleluya. Elo de bandedra ishalo le biwe fortrase bandedra tawazala wiri merikaso baidro nagira gutangarize ngo Umufilisitiya wakuzengereje, Umufilisitiya wakurwanije, bazi imyaka myinshi mu ntambara, bazi imyaka myinshi urwana wana n'ibintu utazi nabyo, ariko uyu munsi twagira ngo Imana igufatire Umufilisitiya wakuzengereje mu gucira umutwe. Dawidi ngo afata ya nkota Goliyati yarwanishaga, abari yamucisha umutwe ayishigamo ngo arayizamura, ngo arangije ngo aririmbe, ngo bamara kukibona ngo abantu bose, ngo abagore, ngo abagabo, ngo baraza baravuga ngo dore Dawidi yishe inzovu, ngo ariko Sawuli yishe igihumbi. Uwo munsi niyo nzira nashaka kubabwira yatangiriyemo kumurwanya. Sifa kwa Mungu. Amen. Aho niho yatangiriye kumurwanya itagira ishyari. Nagira abatangarize ko aho ngaho ishyari ryakomotse ntabwo ari nije nonaha, aho niho yagiriye ishyari mu izina rya Yesu. Amen. Arangije ngo yaramwemere kumushingira umukobwa, ngo atangira kubaza ngo baramubwira ngo uyu mungu no kwa Yesayi, ngo munsi ngo amugirisha, ngo yumvishe indirimbo abamama bari baririmbye, yumvishe indirimbo ababyeyi bari baririmbye, aratangira avuga ngo uyu muntu afatanye igihugu nta handi kudeta yakorewe naho yakorewe. Aho niho ishyari ryakomotse. Haleluya. Ngo abona nta kundi kuntu bizarangira, ngo yari buzamushingira umukobwa we. Nagira bari abantu tuza gusoreza kwa kadirisha bamaze kurangira ngo umukobwa we ngo mukuru yari afite bavuga ko azamushingira ngo uyu mugabo, ngo Dawidi aravuga ngo ntabwo nkwiye gushyingirwa ibwami. Kwera iki? Ntabwo koko yari abikwiriye, ntabwo yari yarigeze yari afite ibintu bigera kuri 4. Icya mbere ntabwo yize, icya kabiri si umusirikare, icya gatatu nta muryango ukomeye avukamo, icya kane sifa kwa Mungu. Uyu muntu ahantu yararewe mu nka ntabwo yari yemeye gushyingirwa ibwami, hagaragara nk'ahatagira ikinyabupfura. Amen. Turashimira isa umwami wacu Yesu udukuraho agasuzuguro akatwinjiza ibwami. Nawe utangaza ngo icyo Imana iguhaye kizakwinjiza ibwami. Biravuga ngo adestole landrai marikaso maidro bawifole mandedras. Nasomye ijambo rikomeye ngo aravuga ngo nini, aravuga ngo nimunshakire mwene Yesayi ngo azancurangire, ngo akizamuka Dawidi, ngo akizamuka, ngo akigera. Unashaka kubwira abantu ijambo baryumva, ngo Dawidi ngo akihagera ngo bicaye muri salo barimo baravugana. Bibiliya ivuze iki? Biravuga ngo bakivugana ngo umutima wa Yonatani n'uwa Dawidi ngo bagatika inkubirane, ngo guhera uwo munsi ngo ahita yuzura nawe, ngo Dawidi nawe ngo baramucuranya, ngo abadayimoni baragenda, ngo guhera uwo munsi atangira guhiga, ngo ne passe madron, ngo nuko Yonatani ajyana inama na Dawidi, ahubwo ngo guhera uyu munsi numvishe umutima wanjye wuzuye n'uwawe, niyo mpamvu uzajya nkugira inama. Ntabwo ngo nukagira ikibazo, nta kibazo uzagira mari, ntabwo ngo ntawe uzakurwanya mari, kuko namaze kumenya ko wowe wavuganye n'Imana data nta Mana imurimo, ariko wowe Imana ikurimo. Imana ibishimirwe. Yonatani ngo abona isa nta Mana imurimo, abona Imana yaramuvuyeho, asanga Dawidi niwe ufite Imana muri we, wahita yiyomeka ku muntu ufitanye n'Imana. Bivuze ngo rekana n'abantu badafite Imana, kurikira abantu bafite Imana. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen, amen. Ngo niwe yanze kumushingira umukobwa we mukuru, ngo arangije ngo amushingira umukobwa wa kabiri wita Mikali. Biravuga ngo endestance madron, ikintu cyamuteye kumusanga mu rugo we. Icya mbere ni iki ngiki, yahamagaye Dawidi ngo amuririmbire. Dawidi ngo arangije arahagera, ngo atangiye gucuranga no kuririmba. Niwe Imana yo gusirimba iva, niwe Imana yo gucuranga iva, niwe Imana yo guhimbaza Imana iva. Ngo arangije ngo amushuta imyambi,
mu munsi wa mbere baramuteguye bagiye kumucurangira bamurasa umwambi wa mbere babona uramuhushije amurashije uwa kabiri abona ntazamufata. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Barishimwe areta basane badro hari imyambi bakurashe ariko kubera Imana ikuba hafi Imana ikagiye gusimbutsa Imana ikayipaza ku ruhande ngo Dawidi ngo ibyo bintu arabisimbuka batangira kugira amacenga batangira kubwira Yonatani ngo isari marangeza shawide maidrome Yonatani akajya mugira inama. Ndagira ntangariza umuntu wese utwumva wowe uduteza amatwi kwisarura arabe wasale maidrome le rasini. Haleluya haleluya. Hari imyamba abanzi baguteye ariko Imana inyujije hari imyambi abanyesari baguteye ariko ifashe ku ruhande Imana inyujije ku ruhande. Haleluya. Bewosale maidrome de kase maidrere. Imana ihabwa Bibiliya ivuze iki ngo Dawidi agira amacenga Imana ngo netase my God before. Haleluya. Sawuli ngo abona ko uyu muntu atazamushobora kuko kurwanya umuntu wavuganye n'Imana Imana imuyishurira amakuru Imana imumenera amabanga. Iyo uri kumwe n'Imana iyo uhagararanye n'Imana iyo usenga Imana by'ukuri iyo uri mu mugambi Imana yavuganye nawe barakurwanya ariko ntabwo urwanyika bakutega imitego Imana ikayitegura baguteteta se madrome babasana madrome baragutega Imana igategura barakurwanya Imana ikakurwanira. Bibiri ivuze iki? Sifa kwa Mungu. Ngo bajya inama na Yonatani ngo amwigisha ibyo agomba gukora aramubwira ngo humura ngo uyu munsi nzajya njya ku meza mvugane na Dawidi. Ngo uwo munsi bukeye ngo Dawidi abona atazahora muri ibyo ngo ari we ngo Sawuli ngo ajya inama ngo ariko ngo iyo nama yagiye ngo ntabwo Yonatani yari ayirimo ngo abwira abajenerali biwe ngo nimugende munzanire Dawidi mumusange mu rugo iwe aho aryamye. Bibiri ivuze iki? Iravuze ngo umugore we Mikali ngo abajepe baraje bazenguruka inzu y'umukwe we amubwira ijambo rikomeye ahangaha ngo iri joro nutiyarura ejo uzapfa. Hari ijambo Imana ivuganye natwe rivuze mwiyarure mu buzima wari urimo. Mwene data wumva Sawuli, uyu Sawuli mwene Kishi wagiriye ishyari Dawidi bitewe nuko yajyaga amucurangira akamubona agiye kumutwara ingoma. Bibiliya iravuze ngo amutumyeho abagaragu kujya kumufata. Mikali yamushingiye kugira ngo azabone uko afata Dawidi amwice, ariko Mikali kuko yakundaga Dawidi aburira Dawidi kuko Yonatani wamuburiraga. Urumva ko Sawuli yari amaze gupanga inama Yonatani atarimo, ariko umukobwa we Mikali yamaze kubimenya arangije aburira umugabo we aramubwira ngo iri joro nutiyarura ejo uzapfa. Birivuze ngo iki? Biraba ngo nuko Mikali amaze kuburira Dawidi ngo amumanurira mu kadirisha ariho tugeze kugira ngo twinjire ku musozo w'icyigisho cyacu kivuga ngo mwene data imyambi warashwe Imana inyujije ku ruhande. Umugambi Imana igufite iwusoje kuri wowe nubwo abanzi bakugose, ariko hari akadirisha Imana igize gute izigamye ku buzima bwawe. Imana itugirira ubuntu cyane. Biraba ngo nuko Mikali amanurira Dawidi mu kadirisha. Uyu munsi hari akadirisha Imana ikumanuriyemo kugira ngo abanzi batagufata. Uyu munsi hari akadirisha Imana ikunyujijemo kugira ngo ibiguhiga bitakubona. Hari akanzu Imana iguciriye kugira ngo abanzi batagusingira mu izina ryayo. Biraba ngo nuko Dawidi arirukanka arahunga kuko Sawuli yari yahagurukiye kurwanya nde? Yari yahagurukiye kurwanya Dawidi. Imana yacu itugire neza. Wowe uneza amatwi, wowe utwumvira mu mpande zitandukanye, utwumvira mu migabane itandukanye igize isi, wowe utwumvira mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu, nagira ngo utangarize ngo hari akadirisha Imana izigamye ku buzima bwawe kugira ngo umwanzi waguhigaga atagusingira. Ariko muri aka kadirisha Imana izigamye hari ibintu ugomba gutandukana nabyo kugira ngo nawe usingire icyo umugambi w'Imana ufite mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Torero ry'Imana, aka kadirisha Imana iguciriye ntabwo kugira ngo iminsi isubike. Hari akadirishya wabonye Imana igucira ubona wambutse umupaka ugeze mu gihugu cyo hanze. Hari akadirishya Imana yaguciriye ubwo wari upfuye ubona ubaye muzima. Amen. Hari akadirishya Imana iciye. Ndagira ngo utangarize ngo bakimara kugota inzu hasigaye aka kadirishya k'inyuma, Mikali aragenda akanyuzamo Dawidi. Ndagira ngo utangarize ngo wakabaye umunyabwenge ukaburira abantu, kuko ahantu igihe kigeze abantu barimo barakorera abandi bagenzi babo amafuti, barimo baragambanirana, barimo bararwana, barimo barapfa ubusa. Bavandimwe bambaranye, inshuti zambaranye ziri kugambanirana, ubona umuvandimwe yica umuvandimwe wo mugenzi we. Ibi ni ibintu biteye ubwoba, ariko Bibiliya yavuze ngo Mikali we
ntabwo yageze aba muri uwo mugabane wo guhiga umuntu w'Imana, umuntu Imana yari yaravuzeho wari mu mwuka wera w'Imana, arangije ngo amunyuza mu kadirishya. ndagira ngo utangarize ngo Imana igucira akadirishya ikunyuzemo. Amen, amen. Impinduka ziraboneka ku buzima bwawe, hari ibintu biri buhinduke, hari ibyo Imana iri bukore. Twasomye ijambo ry'Imana ryavuze ngo uwo mugore, iki ni igihe Abisirayeli bari boherejwe gutatara abantu 12 bari bagiye batoranywa muri buri muryango. Bavuga ngo barazamuka bageze hejuru y'inkike, ngo barenze igikombe cya Shikori, ngo barazamuka bagenda, ngo bagera mu mudugudu umwe, ngo bamwe bahishwa ubwoba basubira inyuma. Ngo ariko uwo bita Kalebu na Yosuwa ngo bakomeza kuzamuka, ngo bageze mu mudugudu, ngo hari umugore bitaga Rahabu. Rahabu yabyarwaga n'umuntu ukomeye. Arangije uyu Rahabu ngo abonye abatasi ngo arabamenya, ngo amenya ko ari Abayisirayeli kuko inkomoko ye yari Umwisirayeli. Ngo aravuga ngo abantu Imana ibahaye igihugu. Ngo arangije de passe la dromane, babonye Imana ibahaye igihugu. Ngo aravuga ngo mwa bagabo mwe, ndabizi ko Imana ibahaye igihugu, atari ko none nimunyemerere namaze kumenya ko mwaje gutata iki gihugu Imana ibahaye kugitata. Atile positifo, ndabizi ko Imana ikibagabije. Ati none hari abari kubagenza, hari abari kubarwanya, hari abari kubahiga. None nimunyemerere muzi wanjye. Ndavuga ngo bazamura mu nzu yiwe, babajyana mu cyumba cyo hejuru. Biravuga ngo ne passe, ngo arabajyana mu cyumba cyo hejuru, ngo abatwikiriza imigwegwe. Ngo amanutse mu nzu yiwe, bahura n'ababagenzaga, baramubaza ngo mbese nta bagabo wabonye? Aravuga ati banyuze hano, atariko nimukomeze mu nzira kuri Yorodani niho bacyamikiye. Arangije ngo uyu mugore ngo bamaze kugenda, ngo abwira aba bagabo ngo ne passe la drome la sevo pelita selemanedra. Aravuga ngo dore ngishije amagara yanyu. Ati bagombaga kubagirira nabi. Aravuga ngo ngaho nimwitegereza igihugu baracyitegereza. Aravuga ngo dore imisozi miremire kwa Efurayimu, abereka n'ibikombe, abereka aho isari zizabuzari ziri. Aravuga ngo nimuzamuke muce mu mpinga z'imisozi, ngo mugende mukate niwo mutari buhure nabo. Biravuga ngo uyu mugore barabwira ngo none be wasaledra ko ngijije amagara yanyu, Imana ko ibahaye igihugu, yewe n'iki muzamu. Ngo barababwira ngo Nestika Uwiteka, ariko ndafashe yarabasaba Bibiliya arabasaba ngo uko nyishije amagara yanyu nimundahire niba ariko muzakiza data n'abasaza banjye, inzu ya data n'izapfe, kuko Imana nabimenye ko imaze kubaha igihugu. Imana yacu itugirira umugisha. Barangije ngo bamarura mu kadirishya, ngo hari idirishya ry'inyuma batangariza n'abantu bajya bapfa kugera mu gikari cy'umuntu. Niba hari ahantu haba uburinzi bwa mbere ni mu gikari cy'umuntu. Uwo muntu ugomba kunyuza mu gikari cyawe aba ari umuntu wawe w'Imana, utakuvamo, utakumerera ibanga, utajya kuvuga uko igikari cyawe kiza gutarata bitewe, kuko mu gikari hakorerwa ibintu bingahe byinshi. Batangariza ko no mu gikari cy'Imana Zaburi iravuga ngo ane wa pasta soledra tawidi minifodra. Ravuga ngo nestase medro, hahirwa umuntu utoranya warangiza ukamwegeza kugira ngo agume mu bikari byawe. Ravuga ngo tuzahazwa n'ibyiza byahera. Ravuga ngo ibyiza byaheraho mu rusengero yatunyura. Imana yacu tugirira. Babanyuze muri ako kadirishya, ndafashijwe Manuel Natasha Chelo bandedra ya salo medro. Ndagira gutangariza ngo guma mu Mana harimo ubuzima, guma mu gikari cy'Imana harimo amahirwe, guma mu gikari cy'Imana harimo ibyo kurya. Haleluya, hari ubuzima. Wiserandoma ngo abanyuza muri ako kadirishya, ngo abagabo b'Imana, ariko simvuze kuri aka gatambaro muratuma mpfira. Chale bandedra isa koledra, ngo afata agatambaro, ngo kari agatambaro gatukura. Nari kubabwira ku bintu Shalibi widrere saso maidro, ngo agatambaro ngo bakadirisha kwizirika ry'inyuma. Arababwira ngo ijambo bamubwiye rikomeye abantu batajya bagenzura. Arababwira ngo nubwo batunyujije mu idirishya ry'inyuma ukatugirira neza ukadutwikira, nuze gutelefona aba bagabo ngo babwire inzira turangiye, nutatubura Imana ikaduha iki gihugu, nutubure ukongera ukabona amaso yacu. Baramubwira ngo Nestika dra bene so na bene nyoko n'umuryango wawe n'icyo mu nzu yawe cyose, nta kintu na kimwe bazigera baba. Biravuga ngo bafata ako gatambaro gatukura bakadirika ku idirishya ry'inyuma. Turashimira Imana, igihugu tujyamo Imana, turashimira Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda yafashe agatambaro gatukura. Aka gatambaro kasobanuraga iki?
kasobanuraga amaraso ya Yesu Kristo azamenwa ku bwa benshi kugira ngo ducungurwe. Aka gatambaro k'amaraso ya Yesu yakaziritse mu mitima yacu. Niyo mpamvu ne wa Peta Cedra umuntu Imana yashyizeho aka gatambaro sifa kwa Mungu nta netiste fodra Imana imurwanirira iteka ryose. Nagira tuza twinjira ku musozo, twinjira kuri iri jambo ryitwa kadirisha. Aka kadirisha babanyujijemo ni akadirisha k'igikari. Hari akandi kadirisha abantu batajya basobanukirwa Imana yaciriye umuntu bita Nowa. Nubwo amaze kubaga inkuge ngo yashyizemo akadirisha ko hejuru, muri etaje yo hejuru ngo yashyizemo akadirisha, ngo aka kadirisha ngo amazi yenda kugabanuka, inkuge ngo imaze igihe kirekire ngo izerera ku nyanja, ngo yafashe de wa Peta Cedro ngo afata igikona. Amaze gufata igikona ngo akinyuza muri ako, ngo arambura ukuboko ngo akanyuza muri iryo dirishya, ngo arangiye ngo igikona kiragenda ngo kijarajara ku isi, ngo kikibonera imirambo kikirira, ngo nicyongera kugaruka ku isi, ngo cyarajarajaye nticyagaruka, ngo akiraho indi minsi myinshi, ngo nubwo arongera arakingura akadirishya, ngo yohereza inuma bisobanura umwuka wera. Aleluya, amen, amen. ayiwe, ngo yohereza inuma, inuma ngo iragenda Pelosi. Narimvuze ikintu gikomeye, ngo inuma ngo imaze kugenda ngo iragenda ngo irazerera ku mazi, ngo isanga amazi yatangiye gukama, ngo ibona igiti ihagararamo, ngo ihagaze muri icyo giti ngo isoroma icyo bita ishami ngo irarizana, ngo edestike dra, ngo inkuge ngo igarutse, ngo norongera arambura ukuboko agira gute ayinyuza muri ka kadirisha. Sifa kwa Mungu, hari akadirisha Imana iguciriye igiye kunyuza mu igisubizo cyawe. Imana imumugisha umukozi w'Imana. Twari turimo turaganira ku ijambo bita akadirisha, ariko tugeze ku musozo turazagaruka kuri iri jambo anadusobanure kuri aka kagozi bita akagozi gatukura, ndetse atubwiye ko gasobanura amaraso ya Yesu Kristo, ndetse kaziritswe mu mitima y'aba bantu. Bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, namwe inshuti z'isarura 12, nagira ngo babwire ngo Imana ibahe umugisha. Tunejejwe n'Imana ndetse n'umukozi w'Imana utuganije ndetse akadusobanurira ku mpamvu ikomeye igaragara yatumye Sawuli ahiga Dawidi, ariko kandi Imana ikamurokora imunyujije mu kadirisha. Kandi tukanabona yuko aba batasi babiri Yosuwa yohereje kujya gutata Yeriko, ubwo bari bageze i Shitimu, Imana yarangiza ikababurira bagahishwa n'uyu maraya Rahabu, ndetse akabamanurira mu kadirisha ku nkike, ndetse bakajya kwihisha mu misozi kugeza ubwo iminsi 3 yamaze gucaho, barangiza bagasubira kuri Yorodani bagasubira iwabo. Imana itugirira ubuntu cyane kandi umugisha umukozi w'Imana utuganirije kuri aya magambo. Tuzagaruka ku kadirisha adusobanurira aka kadirisha Imana yashize muri iyi nkuge Nowa yabashije, ndetse ari nayo yaje kunyuzamo inuma yagiye gutara amakuru hanze kugira ngo bamenye yuko amazi yamaze gukama kugira ngo basubire mu buzima busanzwe. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi n'umukozi w'Imana tumusaba umugisha. Imana imwiteho cyane. Reka dusoze n'ubundi dushima Imana ndetse dusabira n'umugisha umukozi w'Imana watugenere kandi atuganiriza amagambo meza. Mana mu izina rya Haleluya, Jehova reba Gorogota, Imana ikomeye, Imana y'imigambi, ibyiringiro by'abakwizera samba itaruka, Imana ireba aho tutareba. We wumva gusenga Mwami Imana, dusengeye abari mu Rwanda, dusengeye abari hanze y'u Rwanda, dusengeye abari muri Canada, abari Australia, abari muri Canada, Bewasile Drere Shani Badome, abari muri Belgique, abari France, abari Katari, turasenze abari Bewasale Badome, bari mu mugabane wa Asia, bari mu mugabane w'Urayi, Bewasile Drere, abari muri Europe, abari Bewasile Badome, bari muri Afurika, bazumva y'amagambo, imitima yabo izahemuke, kandi imbaraga z'Imana, Mwuka Wera, Egetasele Droma, imbaraga z'Imana, ubwiza bw'Imana biganze. Turakoze Bewasale Badome, ubwiza bwawe nibuganze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turakunda. Shalom, tuzasubira. Amen. Amen.